Hello guys, munezere yuko mumeze neza kandi mumeze fresh, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere yuko mwese mubizi neza yuko iyo imirimo yawe yamaze gushimwa n'Uwiteka, nta kindi kiba kigomba kuba ni ukugenda ukanywa kamwe, ukiyongeza kandi ukiyongeza kandi, ariko ntuze kurengerera kugira ngo bitaza kuguteranya n'uwaguhanze. Aha ngaha rero story tugiye kubagezaho ni story nziza cyane. Ese warangije gukora subscribe kuri YouTube channel yacu cyangwa uri mu bibone? Nyine ari abibone bagera kuri channel ngo mbese mbahe sabo cyangwa nyereke ati nzayibahereza bakoze akandi kantu keza. Ubundi gahunda yacu ni ugukora ibintu byiza buri munsi ntabwo tuzasiba kubahereza ibintu byiza, amafilime meza, udukomedi twiza, udukuru nk'utu ngutu twiza. Ndabatindiye cyane, reka dutwike amagini tubagezeho inkuru twabateguriye, kandi nizere yuko nayo iri buze kubagwa neza. Right, niba utari wakora subscribe, icyo nagusaba ni uko wakora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo video tuzajya dushyiraho ujye uba uwa mbere mu kuzibona. Ikindi kandi ubumwe mu banyamuryango ba Sam Empire 100. Siko bimeze se? Nyine urabyumva neza, ururimi ruracyaye, tumeze neza, tumeze fresh nk'abamaze kunywa akantu. Mbese ni nka pasiteri umaze kubatiza, ava mu mazi yumva agifite amavuta ntiwamuzanira abantu bagera ku gihumbi. Mbese muri make nawe yaba batiza, ariko akavuga ati tunzigisha abandi nibafashwa nzababatiza. Uyu rero muri aka kanya nta kindi kintu tugiye gukora, tugiye kubagezaho inkuru y'uyu musore ndetse n'umukobwa. Umusore yakundanaga n'umukobwa, ariko umusore yagiraga isoni cyane, ariko ku gatama ntabwo yigiraga agira isoni. Umusore abwira umukobwa ati rero twakundanye igihe kirekire pe, ndetse twabanye igihe kirekire, nta kibi nakwifuriza. Uyu munsi rero nagusabye kenshi ko ngomba kugusohokana, urabyanga. Uyu munsi ni uko tugomba gusohokana, wabyanga ukambereza uwundi munsi, ndetse uwo munsi uri buze kumbereza ukazawubaha nguko nanjye ngukunda. Uwo munsi rero baje kuwemeranyaho, ariko uwo munsi umukobwa abanza guhakana kugira ngo abashe kuba yagenda amanza bisaba ababyeyi. Dore uwo mukobwa biragaragara yuko yari afite umucyo cyane, nta hantu yajyaga mbese atabibwiye ababyeyi. Arangije umukobwa araza abwira umusore ati noneho uyu munsi tugende tunahawe uburenganzira, ariko wavuze ati tuze gutaha kare. Umusore aragenda, ageze mu kabari atumiza amacupa agera kuri 6. Rimwe ararinywa, anywa n'irindi rya kabiri, amaze kurisukayo arangije yitegereza umukobwa, yamureba akamubonamo umwe n'igice, akavuga ati se uyu ni sheri wanjye nazanye cyangwa navangiwe? Ati ariko sheri wanjye ubwiza bwe bwatuma nshanganyikirwa, niyo mpamvu ndi kumureba nkamubonamo umwe n'igice. Mbese yaramurebaga akamubonamo umwe n'igice, uwa kabiri naze kuzura neza. Nuko nguko byari bimeze. Asigaye uyu musore yitegereza umukobwa, amwitegereje abona ishusho y'umukobwa irarabagirana cyane, mbese wagira ngo ni ishusho ya marayika. Arareba, aritegereza, arangije aterura amagambo ati sheri, ati karame, ati mbabarire, ati ntabwo nashaka kuguhamagara sheri, nashaka kuguhamagara switi. Ati switi, ati karame, ati switi munyihangane, ntabwo nashaka kuguhamagara switi, ahubwo nashaka kuguhamagara bote cyangwa se hani. Asigaye umukobwa aramubaza ati si ngaho rero mbwira. Ahangaha umusore wari wahaza agacupa yitegereza umukobwa, arangije amubwira yano magambo ati amaso yawe yera nk'ubwoya bw'intama, ati mbese ubwiza bwawe bushashagirana nk'ishusho ya marayika. Ati sinagusezeranya ijuru nari Imana, sinagusezeranya ubusho bw'inka nagira n'imwe, ati ariko ari ikintu ngiye kugusezeranya, kandi icyo kintu ngiye kugusezeranya ni ukuri. Umukobwa aramubaza ati ese ni ikihe? Ati ndagukunda. Nongera ngubwira ati ndagukunda, nongera ngubwira ati ndagukunda, ku buryo bibaye ngombwa yuko nagupfira muri aka kanya. Ahangaha umukobwa arakebuka, yitegereza umusore yajyanye nawe, arangije aramubaza ati ariko Aroni mbwiza ukuri,
aya magambo ni wowe uri kuyavuga cyangwa ni agacupa kakugezemo? Ubundi ko nzi yuko untinya, ni iki kiguteye kuvuga yano magambo? Aha ngaha umusore yitegereje ya macupa yari afite ku meza, maze yarebye yuko amaze no kumara amacupa abiri, ahita abwira umukobwa ati uzi yuko ibyo navugaga koko nibeshaga? Ati ni kano gacupa kabindeye disi. Ati aho ubundi ntabwo ngukunda cyane pe, njye ngukunda ku buryo nageraho kukwitangira? Reka reka, none se amaraso ya Yesu Kristo yonyine ntahagije ku buryo nagerekaho ayanjye yuzuyemo agatama? Reka reka ibyo bintu sinabikora. Umukobwa arahaguruka n'umujinya mwinshi ahita ataha. Dore nguko abasore b'iyi minsi cyangwa se abagabo b'iyi minsi bameze. Inzoga zituma bavuga amagambo batateguye ndetse bakababaza imitima ya benshi. Mbese muri make, mu gihe ugiye kuzajya ugira ikintu uvuga, waba wanyweye cyangwa utanyweye, jya ukaraga ururimi rwawe karindwi kugira ngo ubashe kumenya neza yuko ijambo ugiye kuvuga nta muntu riri bubashe kuba ryakomeretsa. Turabakunda cyane, murakoze mwe twabanye. Icyo tubasaba sise mukizi, nta mafaranga tubasabye, turabasaba kugira ngo mubashe kuba mwakora subscribe, mwibuke gukanda notification, nimumara gukanda ku kazogera ni ukugira ngo igihangano tuzajya dushyiraho kijye kirabasha kuba cyakugereraho ku gihe. Mbese n'igihe uzajya uraba udafite data uzajya ujya kubona ubone ka notification karaje, nubona data ugenda ukoreho nyine uturebe, sibyo? Murakoze cyane, turabakunda, naho utaha video zacu zo nakagaruka. Imana ibahereza umugisha, murakoze cyane, bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Wow.